Hello best friend, hello guys, hello everyone. Muri iyi video ngiye kubereka uburyo ki ushobora kubona aba followers benshi mu gihe gito kandi ukabona aba followers benshi kandi bizewe. Ndagira ngo tujyane akantu ku kandi kugira ngo murebe uburyo mushobora kubonamo aba followers. Guys, niba utarakanda subscribe kuri channel, kora subscribe kugira ngo tubashe kujyana akantu ku kandi. Abatindiye rero mbo uraza manza kuri subscribe kugira ngo tubashe kujyana, kubera ko iyo ukora subscribe niho urimo na uploading video uyibona ku gihe kandi ukayibona ku buryo bworoshye. Rero icyagufasha nuko wakora subscribe ukajyana mu zindi video mu buryo bworoshye. Uraza rero kuri browser ukoresha kuri TikTok yawe, hanyuma utegerezeho gatoya, gato. Guys, niba utarakanda subscribe, ukora subscribe kugira ngo tubashe kujyana akantu ku kandi. Utegereza gatoya, urabona ko twinjiye muri TikTok. Tegereza gato guys, kora subscribe kugira ngo tubashe kujyana akantu ku kandi. Urabona ko twageze muri TikTok. Ndagira ngo akantu bukore nawe ugakore, aho nkanda nawe uhakande. Ibi bintu nubikora uraza kugira aba subscribers, aba followers benshi. Guys, mbakeneye muri nk'aba subscribers muze muri benshi kugira ngo tubashe kujyana kuko kindi gatanga ibigenzi kawe. Turagiye noneho ugiye ukanda handitse profile muri hano connection ziri kugenda gato guys. Tegerezaho gato ubanze isacinge guys. Urabona ko ahangana ni muri TikTok ariko connection mfite ariko biraza gukunda guys, biraza gukunda. Kanda kuri profile yawe connection mfite ni nkeya ariko ndagerageza mbibereke uburyo ushobora kubonamo aba followers benshi kuri TikTok. Ndagerageza nubwo network ziri kwanga. Ndagira ngo niba hari inyungano cyangwa igitekerezo ugomba kubimbwira muri comment ko mba ndi tayari kubasubiza. Noneho uraza ukanda hano kuri profile bakujyane ahantu hameze gutya. Ikintu urakora nugera hano, ngiye murabona aba followers maze kugira abangaba 10,000 bamaze kugira, kandi bano bose mbereka mbagize mu gihe gito. Guys, nawe nubikora ndagusezeranya ko ibintu bifite birakugira akamaro kandi bikakuzamura TikTok yawe ikagera kure hashoboka. Nukora ibintu ndi kukwereka. None urakanda hano handitse friend, wakande uze ukanda hano handitse search. Hano uraza ukanda hano handitse search, ushake izina rifite aba followers benshi, nibyo ugomba kwifashisha. Rero wa muntu ufite aba followers benshi ari wo wandikamo muri TikTok. Hano handitse search, kandi ngiye nandike wenda Dani. Dani Show.
utegereza gato ibanze isacinge. Noneho nitugera hano urakanda ahantu handitse ngo friends. Urabona handitse friends. Guys, tujyane akantu kugana uko connection ziri kugenda ari gake, ariko tujyana akantu ku kandi kugira ngo ubashe kubona aba followers benshi kandi mu gihe gito. Nukurikiriza izi nzira ndi kukwereka uraza kugira aba followers benshi kandi uzaza ukumva ubuhamya. Byibuze ku munsi ugomba kurera abona aba followers 200. Nukurikiza izi nzira ndi kukubwira. Kandi hano handitse friends. Urabona wenda nubwo mfite hano hariho followers bakeya, njye ko n'urugero nshaka kuberekaho. Urakanda hano handitse followers. Iyi ni urugero ndi kubona afite bakeya, ariko urakanda kubo wizeye, ku muntu wawe udafite abantu benshi aba ariho unyura. Iyi ngiyi ni international TikTok ndi gukoresha, ariko niba ushaka kumenya uburyo wayikreating uraza muri comment bimbwire. Kandi handitse followers, utegerezeho gatoya. Noneho urakubona agatablo kameze gutya. Noneho kano gatablo kameze gutya uraza ukirike hano h'umutuku. Guys, nizere ko turi kujyana akantu ku kandi ukore ibyo ndi kukubwira. Iyi video uyirebe uyirangize, uraje kusoza iyi video wamaze kumenya icyo gukora. Ukande hano kugira ngo kwerekeza aho dufresh akantu ku kandi. Guys, bino bintu birakora kandi cyane. Tiyogirwe no kushobora no kujya no ku live gushakaho aba followers. Nugiye no ku live naho ubona aba followers benshi. Noneho ugende uri kuhakanda, harahita haba nk'umukasa nk'umukanda cyangwa following. Bano hose wagira akanda. Noneho ikikuze kuba nibaza kubona ubusabe bwawe, uraza kuri phone yawe uraza kubona igisubizo cyitwa follow back. Aho urakanda handitse follow back, umurabo wawe wa friend. Wenda abantu bakeya kanze dushakisha, wenda urugero nshakishe irindi zina kandi nshiremo wenda Rocky. Iki kimuntu uraza umusearching utegerezeho gatoya, hanyuma unyure hahandi handitse ngo friends. Hano hejuru hano h'umutuku hano ku zina rye uhakande. Bana skin imeze gutya. Noneho urahita ukanda hano handitse followers, hano uhakirike. Noneho hano h'umutuku hose uze kuhaselecting, uhavive hose uhakande hose uhavive. Handitse friend uhihorere uhakanda n'umutuku, hanyuma ugende witurishe. Noneho ikintu kiraba TikTok yawe leta izamuka mu kanya gato nk'ako guhumbi. Guys, ibintu ndi kukubwira birakora. Birakora. Nubona hari ikibazo cyangwa se hari inyunganizi ushaka gutanga, ubimbire muri comment. Niba utarakanda subscribe, ndakwibutsa mukore subscribe kugira ngo ibindi bice bya TikTok bibashe kukugeraho ku gihe kandi bikugereho neza. Guys, ibintu ndi kukubwira birakora, nanjye nabikoresheje. Niyo mpamvu mwabonye mfite aba followers benshi. Niba utarakora subscribe, ndakwibutsa kanda subscribe kugira ngo tubashe gukomezanya. Noneho nubikora ikintu kiraza kuba ahantu handitse follow back, uragenda nawe wakora follow back ukabona haza hameze gutya. Handitse follow back, uragenda nawe uhavivura, nyine uhavivura uhakanda haba friend. Guys, ibi bintu birakora. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibintu tubijyana. Ariko niba nkubwira kora subscribe, ugomba kuyikora kugira ngo n'indi video na uploadings aba ari we kugeraho mu bambere. Uhita ugira aba followers reba abo mfite. Abo bose nabagize rero kubera nakoresheje izi nzira ndi kubabwira. Weho ubikore, uraza kumbwira umusaruro. Duhure mu yindi video ndi kubereka ukuntu wakiratinga international TikTok guys.